nta mukobwa muzima utanga avance. Iyo usabye umukobwa avance akaguha araguha ubwo muri guteganya kubana n'undi ejo yazana akamuha kuri avance, kandi ubwo muri guteganya kubana nyine urumva niko abateye. Ariko iyo uvuze uti ngiye nihagazeho nimba nkeneye kora iki byanze bikunze aragikora. Ashirishaho inkoko ibaze yakayakuguriye inkoko, icyo kintu uri kucyumva ndabafite. Urabafite ariko comment zo ni nyinshi. Abatinda ku bukwe buriya twakoze n'ubwacu, namwe muzakora ubwanyu mubutwereke. Noneho twebwe twakoze ubukwe bwacu nge na Yaka dushaka, nawe uzakora ubwawe udutumira uti dore uko wakora ubukwe ni gutya. Ntago nge nkora ikintu ngira ngo neza abantu, inkweto ushaka utayambara bitewe n'ahantu ugiye cyangwa se ukanayibagirwa ugiye gukaraba bibaho. Ntago rero najya mpangayitse ng'impeta ndayibagiye ngo baravuga gutya bavuge, kuko buryo umuntu avuga bitanga n'amahoro, umenye mu mutwe umenye ikintu kirimo, sibyo? Ibintu nkora byo dukora ntago tubikora kugira ngo tubemeze. Reka nongeye mbaye ikaze mwese mukomeje kutwereka ko mudukurikiranye. Kora subscribe, ukore comment, ukore share kugira ngo ibiganiro byacu byose tukugezaho ujye ubasha kubikurikirana umunsi ku munsi. Tudatinze reka duhite tubagezaho umutumirwa twabateguriye uyu munsi. Uyu munsi nakiriye umugore wa Yaka mwana, umwe mu bagore bahagarara ku ijambo ndetse nkunda no kumukurikirana ahantu henshi cyane. Mubashije kuvugana yakugira inama kuko ni umwe mu bantu yaba ari inama atanga, yaba ari uburyo agiye mu rugo ejo bundi ariko ibitekerezo bye bikagenda byubaka abantu. Ni bimwe abantu bari kumukundira. Reka muhe ikaze ndetse anatangira twibwira anabasuhuze cyane. Murakoze. Amazina nitwa Sandrine, izina risanzwe, ariko abenshi bakaba banzi nka Keza. Nibyo nkoresha nkina, abantu benshi nibyo bamenyereye. Keza turakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Reka nkoreshe Keza, ni umwe mu bantu mwagiye mumenya cyane, ni umukinnyi wa filime ndetse ni n'umwe mu n'umugore wa Yaka mwana. Ngiye kuvuga ngo ni umwe mu bagore ba Yaka kandi ubu ngubu waramaze gukora ubukwe. Ndabafite. Urabafite. Hanyuma ubukwe twigendere cyane, tujye ku bukwe bwavugishije abantu muri iriya minsi. Ubukwe bwarabaye na nyuma yaho hagaragara amafoto muri honeymoon muri yo. Ubwo bukwe ese kubera iki abantu batizera ko ubukwe bwabaye? Ni ukubera iki abantu bavuga ko butabaye? No, icyo kibazo kugeza isaha nanjye sindacyumva, ariko buri muntu agira uko abona ikintu cyangwa se akagira n'impamvu avuga ikintu runaka. Ni ukuvuga ngo sinumva impamvu bumva ko Yakase atashaka umugore cyangwa arongore kubera ko yujuje ibisabwa byose umugabo yaba afite. Nawe ni umuntu nk'abandi. Kuvuga ngo arashatse byabaye ikibazo, abantu ntibabyumva neza. Haravuga ngo sibyo, ngo aravuga ngo ndagira ngo njyane muri Amerika. Ni ibintu byinshi, ariko hari n'ababivuga neza bambwira ati ririya ni iterabwoba gushyiraho ubu ukomeze uhumure, ukomeze urugendo rwawe. Ariko comment zo ni nyinshi. Abatinda ku bukwe buriya twakoze n'ubwacu, namwe muzakora ubwanyu mubutwereke. Noneho twebwe twakoze ubukwe bwacu nge na Yaka dushaka, nawe uzakora ubwawe udutumira uti dore uko wakora ubukwe ni gutya. Kuko comment zabaye nyinshi sinumva impamvu, cyangwa se bazatubwire bati nge ndashaka nk'umuntu umwe azavuga ati nge impamvu mpakanya buriya bukwe ko butabaye nshingiye kuri iki kintu. Kugeza isaha ndabona impamvu nimwe igaragaza impamvu batabwemera. Wenda ngo uvuga ati wenda impamvu ni iyi, Keza ndamuzi wenda sarashaka iwabo ntago ndabyumva. Uvuga uti nge ndabizi ko ubukwe butabaye kwera ima, utanga impamvu hakana uvuga n'impamvu ubivuga. Nicyo kintu nshaka, kuko nanjye kugeza isaha nkora mu busobanuro bw'abantu ariko sindumva impamvu ihari runaka bavuga ati ubukwe ntago bwabaye urugo nta ruhari. Yego. Kigaragara ko cyo mumaze kuba abastari cyane. None se Keza niki ukeka ko kivugisha abantu kuba ubukwe butarabaye? Ariko n'abantu bajyaho watanga facts ukabumva zirumvikana. Kuvuga ngo ubukwe ntago byatangiriye mu gusaba, ntago byagiye mu murenge, ibyo byose ntago byabayeho. Kubera hari ikintu abantu twishyiramo kandi atari ngombwa.
ubundi ikintu cya mbere sinumva n'impamvu twakoze ubukwe bikaba ikibazo hano mu Rwanda. N'abasitari benshi bakoze ubukwe, hari n'abatarabakoze barongoye bashatse, ntago bigeze bavuga kugeza kuri uru rwego, bikaba n'ikibazo cyane mu bantu, sibyo? Umuntu akora ubukwe ashaka, ushobora no kujya mu rukiko gusa no mu rusengero sujyo, byose wabikora se ni ubushake bw'umuntu. Ariko kuvuga ngo babanza ngo urukiko ngo bakurikiraho ibi ngibi, ibyo twaberetse ibyo twashakaga yuko mubona, sibyo? Erega nangere ngwanga ibintu byose ngo dushyire dufate kamera ngo kameramani ngo nofotore, sibyo? Ibyo twashatse ko mubona nibyo twaberetse. Ese ushingiye uvuga ko tutagiye mu murenge, ushingiyeho bivuga kutaruhari, tutagutumiye twe ibyo twaberetse ni biriya twakoze. Uvuga ngo nango twagiye mu murenge, wari uhari se? Wenda twarabikoze ntidushaka ko mubimenya cyangwa ko muba muhari. Mujye mwemera ikintu mwabonye. Njye ubwanjye nyir'ubwite ndabikwibwiriye, ninjye nyir'ubukwe, ninjye nyir'urugo. Sinzi impamvu mbikubwira ukamvuguruza, we impamvu igaragaza yuko koko bitabaye mbibone. Sinzi impamvu umuntu yikorera ikintu ku giti cye bikaba ikibazo. Ubukwe sibwo ndakubeshye isi ubu ndakuzi. Asa abantu ugibabona ugibabona abo bantu babivuga, nta numwe ndabona cyakora kuri telefone ndabumva. Kuri telefone baraguhamagara, Keza ndumufana wawe, none se ko kubukwe bwarabaye ngaho nyumvira. None hanjye nsigaye mbabwira ntisi ibyo wabonye ni ibiki, ni filime. Ngera mbwira ati ibyo wabonye ni biriya, kuko ugiye gusobanura ngo nyine ngo urabona ngo aya ntago nazabona umwuka, sibyo? Ibyo wabonye ni biriya, wishaka gushakisha ibindi. Hanyuma Keza, hari abantu baba bifuza nyine no kuvuga ngo reka tubasure, ngira ngo ujye ubabona no mu makomenti atandukanye, rimwe na rimwe babivuga nta bukwe ngo twemera, ahubwo batubwira aho baba tujye kubasura. Icyerekeranye no kudusura cyangwa se ku muntu utemera ko twakoze ubukwe, ikintu namubwira cya mbere kuntu yaba nibeshye niba atemera ko twakoze ubukwe, kubona aho tuba ntago byerekana ubukwe ko bwakozwe. Aho n'ubundi nese niba utarakozwe kuko twajya no mu akadusangamo agataha. Nimba utemera yuko twakoze ubukwe ntuzirwe dusura, ko wabuje nka maneko, kandi nta maneko dukeneye. Niba wumva ko uzabura umushyitsi ukeneye kudusura, nimero zanjye zirahari, za Yaka zirahari, ukeneye kudusura twakubwira aho tuba ukadusura ukahabona, sibyo? Ariko uzaze nk'umwemera ko twabanye, nuwumva ko utabyemera ntuzirirwe dusura, kuko wabuje kugira uti, kuko umuntu asura abantu akumbuye, umuntu asura abantu akunda. Nko kuza gusubiza shareka njye kwa Keza nyakande ko bose kuko nibyo reka njye kurura koko kukubuse, nukuza umeze gutya mu nzu ureba ko hari ifoto irimo, ibyo ntago tubikeneye. We niba ukeneye kudusura mu rugo ngwino, ibindi byihorere. Ego nta mpeta wambaye, kandi muri video twabonye impeta yambaye. Ese abantu siyo baba bahera banavuga ngo nta bukwe, cyangwa se wewe na Yaka umuci inyuma bimeze bite? No kuvuga ngo abantu bitwitiranye ibintu kenshi. Impeta ntago ari kwambara ku rutoki, kubera yuko impeta ya mbere iba ku mutima wawe, ku mutima w'umuntu nihiba, sibyo? Kuyambara gutya ngo nzinerekane ngo mfite umugabo, ntago ari ko kwerekana yuko nashatse kugira ngo nkwemeze. Ikindi kandi ntago mbikora kugira ngo nge mbemeze mwe bw'abantu, sibyo? Nge nayambara ku giti cyanjye nyine, kuko ngiye ahantu wenda muri famiye y'abantu kugira ngo babone nyine ko nashatse, sibyo? Ariko ntago nyambara kugira ngo ngo nkwereke ko nashatse. Nta muntu n'umwe nge ndi kubyereka, nta n'uwo nkeneye ko abimenya. Ibyo nakoze byaragaragaye. Niba ubona ntayambaye ukavuga ngo ntabwo nakoze, nta kibazo. Ntago nkubwiye ngo ubusure mu budukorere, sibyo? Ntago nge nkora ikintu ngira ngo neza abantu. Inkweto ushaka kutayambara bitewe n'ahantu ugiye, cyangwa se ukanayibagirwa ugiye gukaraba, bibaho. Ntago rero najya mpangayitse ngo impeta ndayibagiye ngo baravuga gutya bavuge, kuko buryo umuntu avuga bitanga n'amahoro, umenye mu mutwe umenye ikintu kirimo, sibyo? Ibintu nkora byo dukora ntago tubikora kugira ngo tubemeze. Ushaka kuza nyambaye cyangwa ntayambaye, ariko ku mutima wanjye n'umugabo ntago ubuzi ikiriho, kuko twebwe wayambara utayambara tuba tuzi ko twahuye, kandi n'impamvu tubana. Ntago nyambara kugira ngo nezeze bari kumbana ngo buranga ubyemere cyangwa ubyange, ntago nakora kugira ngo unshimire. Yego. Yes, mwamwumvishe Keza, ngira ngo bamwe mwibazaga ibibazo kuri Keza abashije kubasubiza. Hari n'abavuga ngo ntago uberanye na Yaka. Uvuga gutyo we ntago nzi uwo azanshakira. Uvuga ngo ntago tuberanye, ubwo sinzi uwo azanshakira wundi twaberana. Ariko buri muntu nuko nyine nuko iki kintu ndakizi, ntago ari ubwa mbere nyumvise. Nimba ari njye utabereye Yaka, niba ari Yaka utambereye simbizi. Muri make ubwo hari uwahenze undi, byanze bikunze nicyo bashatse. Yaka ngo yaraguhenze agufasha.
ariko ni ukuvuga ngo ntago baravuga ngo buri nkweto yose igira iyayo. Nyine mu maso yawe ni kubibona, ariko Imana nayo kandi irapanga. Imana ishobora kuba ari turi ko yabibonye, kuko twese umuntu avuka Imana yaramupangiye ko azabaho n'umugabo wawe burya bahari, nuko mutarahura. Ariko wowe amaso yawe nikakwereka, ariko umutima wacu ntabwo ari kutwereka, kandi n'Imana sikibibona, kuko nta kintu kiba kitarimo Imana, kuko twese turasenga. Kandi nimba umuntu mwahuje ntabwo mutegereza ngo kanaka se buranga aravuga gute, oya, ntabwo ushakirwa na runaka, niyo wishakira. Kandi kugeza ubu ndumva ariko yarakoze nyine burya ibitekerezo nabyo ni byiza, kuba ariko abyumva nabyo ni byiza, arakoze cyane. Ariko reka mubwire ko ntagire impungenge ko tuberanye rwose. Hanyuma umuntu mu kumusubiza duhe background ntoya ku buryo wamenyanye na Yaka. Ese Yaka mwahuye gute? Ese Yaka ubona yakubaka akabishobora? Yaka twahuye umunsi wa mbere, najyaga mubona kuri social media, nyine cyajya gisinda cyane, nta muntu utari umuzi. Inyuma bigenda bikiraga cyakina mu mafilme, nyine tunkumva nanjye, kuko urumva Yaka ni umuntu warushimishije ku buryo umuntu wese yifuza kumubona, basi nguna mureye gusa. Umunsi umwe tuza guhura, duhurira muri filme ubutumwa bugufi, yakinagamo namusanzemo. Urumva iyo umuntu nyine numvaga nishimiye kuba duhuye bisanzwe, ariko numvaga nyine mufana tu. Twahura kenshi, urumva iyo umuntu mukinana mu mutwe umwe kenshi dukora practice, so nkumva nyine biranshimishije. Ariko nyine gatangira kuzamo gake kajya ambwira ati nyamara ndakwemera, ariko ko yakundaga abakobwa benshi habaga nibura y'abasore nyine ni bya bindi bye. Ariko akajya ambwira ati nyamara buriya rwose Keza, ushatse buriya nyamara wabitekerezaho. Nyine nk'ibisanzwe simbyemere. Umunsi umwe arambwira ati reka ngusohokane ahantu, kuko wenda twe dusanga tujya kunywera nk'ahantu nyine akagura bisanzwe nyine turumwe n'abandi bantu. Arambwira ati nashaka gusohokana wenyine ahantu heza pe, ahantu heza natanaza ahubwo. Ashirisha inkoko, ibaze yakayakuguriye inkoko, icyo kintu uri kucyumva. Okay, mvugishije ukuri, inkoko yarayiguze, aravuga ati Keza bagiye kudushyiraho inkoko. Ariko byaranshimishije ko none mfite urwikekwe, yakaguze inkoko gute? Agura inkoko, agura icyo kunywa, yibona nayiriye, ariko numva byanze bikunze hari ikibazo kiri buvuke nyuma, kuko ntabwo byari bisanzwe, sinumva ko nayo mafaranga yayirekura akayatanga. Maze kurya arambwira bya bindi bye nyine, nyamara ndashaka kukimara amafaranga. Ndakimwima, arambwira nisha nawe bizakuzindura, niba ukeneye iki kintu rero yamamaze wigaragaze unsindire. Okay, ndambwira nigabanya ubuntu bw'ubuyogayoga, umunsi bigabanye. Abakobwa kunda abagore, ibyo rwose nta kibazo, ariko nimba ushaka guhitamo cyangwa ubyihorere. Gabanya, akakora amavideo bamwibuzunguje ibibuno, biriya bintu simbikunda. So gake agenda agabanya gake. So bw'amahirwe biramukundira, nibwo yanatangiye gukora ibiganiro afite na fantasy tro kiragera nyine yaranywaga, ariko mu rugero. Bigenda gutyo, bamenyera, haza kugeraho Yarakaye kuvuga ati kuki tutakora iki gikorwa, turagikora nk'uko byagenze, mwarabibonye. Ubuzima burakomeza n'ubwo abantu bari kubigiraho ikibazo, ariko bigiraho ikibazo. Wenda turagenda tunyurazamo na filime ubutumwa bugufi uri gukina. Nimwe muri filime director wawe nabonye ari Vidi Frank. Ni filime ikunzwe cyane, ndetse iri no kuri Rwanda Paparazzi TV, sibyo? Iriya filime ugaragara mute? Ese abantu bashaka kuyireba bakubona gute, uba wakitinga gute? Wena n'abandi nzagera igihe cyo kuganira nabo ndewe. Nukuvuga ngo kuko muri filime baguha role yari yose ugomba kuyikina. Hari role twakinnye Yaka aducuruza, adutangamo amapase ku bigabo bifite amafaranga. Nje n'abandi ba baby twari nka 5. Ngo hari nindi dukina mutwara mwambura umukobwa bakundanaga, nkajya mbateranya kugira ngo mwiharire. Ariko ibyo ni muri filime, byari kandi tutaramenya bigiye kure, ibyo ni muri filime. Ni role nyinshi dukina. Ikindi washaka kuyireba yaca kuri Rwanda Paparazzi TV, nihica yitwa ubutumwa bugufi.
turi kuri season ya 2 ndimo dukina neza cyane urumva gukinana n'umuntu none wo mu byumva kimwe biba ari sawa. hanyuma urumva nyine iyo bagwaye ukuntu acting nawe bakamuha uko acting ari kumwe n'abakobwa ubyakira gute ubwo ntago gufuha bizamo mbamagaze hafi nkuko bandi nk'ahari ndi kubireba nuko sinanye sinjya kure ariko ntago hazamo akantu ko gufuha kubera ko tuba turi mu kazi nkuko nanjye nakina n'undi musura hari ariko nyine mba mari eko niba muhayirore ari kumwe n'umukobwa bandi kubireba tu nyine uko akina ataza no kurengera ariko biba ari ibisanzwe iyo turi gukina nyuma y'akazi tujya mu bindi. Hanyuma ubu ngubu turi kuvugana na Keza Umugore. Keza Yaka amafuti yagiraga warayabonaga waranayumvaga ubu ngubu uracyayamubona ese bimeze bite bihagaze bite none ubu ngubu? Iyo umuntu yubatse ibintu arahinduka mu buryo bugaragara buri wese ku bantu bari bamuzi nk'umuntu wanywaga yoga buri kanya sinda bamufotora yasinze ibintu byarakize. Ikindi kintu mu bagore ndumva byaragabanutse nabyo ntabwo bigikunze kubaho cyane kuko akenshi mba ndi hafi kandi tuba turi kumwe tuba turi gukina ntabwo bikunze kubaho cyane. Nibi byago byashize cyo byaritse byo ni byinshi kuko mu buzima bwe ntago ariko yarabaye urabona asigaye nasa neza hari ukuntu utasaga neza afite udusatsi ariko basigaye afite freshera kabiri gatangiye no kuza asigaye akora tizi garagara ko mugaburira aragenda gabura burya ndakubwiye ngo ariko urugo rwiza rugaragazwa n'umugore urugo ingo zibanye neza ugireba umugore w'umugabo ni ukwereka ko urugo rumeze fresh ukuri kumbona ni ku rugo rumeze cyane biragaragara ahantu hose ngira ngo baraza kubibona n'ukuntu waje n'ukuntu wari umeze. Wenda dukomeje hari ahantu nigeze kukubona hamwe uri kuvuga ngo wabuze Yaka iminsi 2 yose ishize utamubona ese waje kumubona gute byagenze gute? nyuma yuko tuva mu Kabuki yagiye kunywa agacupa nk'ibisanzwe avuga ati reka njye kunywa agacupa ahantu agiye ngo buza kumwiriraho icyo gihe hariho saa 3 zimugereraho ngo acumbika aho yarageze ngo ku muntu inshuti ye aramucumbikira ariko no mukobwa nyine nta handi yacumbika amasaha mugeraho ari hageze aramucumbikira ariko niko nanjye nabyibajije nyine impamvu ariho amasaha nuko ngo saa 3 zuzuye mu kadomo ageze ku muryango ariko tunanamubajije impamvu byabayeho ndamwese kuki ni okay birashoboka ko amasaha yakugera ariko kubera iki buki utatashye ngo nyine ngo urabona ngo twe twanyweye naye nasinze ngo bwarakiye numva ngo simeze neza kandi ngo nago nari kuza ngo ubona ko naraye nasinze ngo nashaka kubimenya ngo ndarara ngo nza bukeye cyakora ambwira ko ngo batararanye ngo yamusase agakeka muri salon ngo ariho yaraye kako nyine ubundi bibaho hari n'umugabo utanagwa n'ubwo busobanuro ubundi se wogize ngo iyaza nta nansobanurira akaza avuga ati nji wanjye urambaza iki ariko mugira gute ntacyo nari kumutwara ariko no kuvuga no kwemera ko n'ubwo busobanuro yabutanga kuko hari abagabo batazi no gusaba imbabazi cyangwa avuga ati ndindahana kuko bavuga ati si ngombwa ko nanagusobanurira uri umugore nka umugabo mu rugo iwanjye no kuba yaransobanuriye akambwira ati ndanga nubwo wambeshye ariko kansobanurira ndanga byanyeretse ko byibura yemera avuga ati kuba narakoze ikintu nikosa reka nsabe n'imbabazi yanasabye imbabazi ndamubabarira ntabwo navuga neza ngo niho yarari ariko nemeye ibyambwiye kuko iyo utibereye ahantu wemera ibyo ubwiwe nemeye ibyambwiye ariko nyuma yaho namubujije kongera kugenda telefoni zikavaho ko kubura umuntu iminsi ni myinshi atari n'umwana ubwe ngo umwana bamwibye umubura umuntu mukuru ni ibintu bibi cyane nyambwiye ko najya ahantu wenda karara azajya amamagara cyakabwira amenyesha n'undi muntu wese w'inshuti ye ati haba ikibazo mwanshakira hano kuko urumva nakekaga ahantu henshi bamufunze se yasinze se ayoberwa inzira cyari muri rigori nyine n'ibibazo byinshi gusa ikintu cyanshimishije nuko nasanze ameze neza kurushaho anasa neza yambaye imyenda mishyashya nyine nasanze asa neza kurushaho yarameze ariko nukuvuga ngo aho yarari nyine urumva nta kibazo yaragize ntabwo nese nihutira kuvuga ngo waraye kuko icyambere nuko namubonye buryo ubonye umuntu washakaga ibyo bindi byozo biza nyuma nubwo namuganirije ansobanurira gutyo impamvu yaraye n'impamvu amaze iminsi 2 nanjye nabyemeye gutyo nyine
hanyuma hari abandi bakobwa bagiye bagaragara ngira ngo hari umukobwa wagaragaye avuga ngo Yaka yari yaramwemereye ko bakundana ndetse ngo yanafasha avance ibyo avance nyine wewe ubibona wabibonye gute wabimenye ngo je ikintu nshaka kubabaza iyi avance wafashe iri hehe ubundi utanga avance nk'urugero telefone umuntu ashaka kwiba telefone ukavuga uti ngewe telefone yanjye narayibuze basi impa avance yayo bampaye amafaranga yayo makeya ngewe nimba utarayibona guteza ingarungu watanze avance iri hehe ubundi mbere na mbere watanze iri ntago turi kuyibona twebwe ikindi kandi uyitanga ntago twari duhari ikindi wowe yihaye nawe yaraguhaye sibyo kuko ntago yaguhaye wowe ntago mwese mwari kumwe sibyo sinumva ukuntu umuntu akibita akavuga ngo nata none byonyine niko sakoze nta mukobwa muzima utanga avance ubwo mpamvu yitanze nyine ntago wari ukeneye kubaka kuko kuvuga ngo watanze buriya ikintu yakambwiye ikintu kimwe yarabwiye ati buriya ati iyo usabye umukobwa avance akaguha araguha ubwo muri guteganya kubana n'undi ejo yazana akamuha kuri avance kandi ubwo muri guteganya kubana nyine urumva niko abateye ariko iyo uvuze uti ngiye nihagazeho nimba nkeneye kora iki byanze bikunze aragikora urumva rero kuvuga ngo urateza ingano ngiye n'abasabye nambwiye nti abastari barahari ni benshi abagabo barahari ni benshi bagushaka we mukobwa we uteza ingano kuri Yaka mutureke sibyo twiyubakira urugo rwacu abagabo barahari ntaguza hari abagushaka udashaka hari n'abudashaka bagushaka muri abo ngabo rero harimo gukeneye harimo wawe sibyo kuko Imana ihuza ibona bahuye uriya nagaro wawe umondekere hanyuma ubwo ntabwo ugitekereza ko bazagufatira nko mu nzira ngo batware umugabo abiya kuko ntago duturanye batuye ukwabo batuye kure nta nubwo turaziranye kuko hari abo dukinana muri groupe muri filime butumwa bugufi ariko gukina n'umuntu ntago turi inshuti bigiye kure ariko sarenze ko byanagezaho kurwanira umuntu mu bantu urumva kuba ukina n'umuntu mwisanzura naho tumbiraho ariko nyine ntago nta bintu byinshi tuvugana ngiye nawe urumva ntago wafutinye bifu n'uwo muntu ngo ujye kuvuga ngo rasa hashaka no kugushyiramo akantu akakurangiza urumva rero ntago nturanye nabo si dusurana ewana buri wese amenye bye hanyuma Yaka mwana n'umwe mu bantu ndetse no mu bakomediyani bazwi hano mu Rwanda cyane akunda kugaragara yasinze yakubiswe ese ayo mafuti yakunda kumugaragaraho biracyagaragara ese umwigisha iki nk'umugore ubu none niwe mugore we niwe tugomba kumukubasa ni ukuvuga ngo nk'uko namwe mumubona ntabwo ibyo bintu byo gusinda biheruka ariko ashobora gukora nk'ikiganiro gutya ari kunywa agatsingi wa mugani we sibyo ari kugasoma ariko kuba umuntu kuko bavuga ati n'umundi ntawe misha ko nzinywa ndazinywa ntushake bambo n'inzinywa kuko mba naziguriye ni ukuvuga ngo rero ntabwo bivuga ngo umuntu wese ubonye yanyweye ngo yasinze hari n'umuntu unywa kandi atamwera gusinda biterwa na target ufite gusa kunywa aranywa ariko ntagasinda nyine nka mbere nga ku buryo uca ku muhanda ugakamera yasinze n'agacupa ko kadirigi mu ntoki sibyo ntabwo ibyo bintu bikibaho urumva niko guhinduka kwa mbere ukundi guhinduka urabona mbere yajyaga akora amanuze ari kumwe n'abakobwa bari kumuzunguzaho amabuno ngakunda amabuno so nambwiye nti rero birabira nabyo ugomba kubivaho ubabonye ko yagabanyije abakobwa ubwo yari yambwiye ati ngiye nkunda abagore kuvuga ngo nkunda abagore si ukuvuga ko nkunda kubajyamo kandi nta n'umugabo udakunda abagore ahubwo uburyo managinga uburyo bakundamo nibyo bitandukanye so yarambwiye ati ngewe ikintu ingeso uzambonaho ntazareka nshobora kubona umukobwa mwiza kavuga ni ati mbega idamaje sibyo ati dore dama tunari kumwe akabivuga kandi nyine akati nijya sinjora kubona umukobwa mwiza ngo anceho simvuge byaramunaniye ati kandi kuvuga ko ari mwiza ntago mba ngutaye simba musanze ati ariko rwose ko kantu byumba baranivugire rwose kandi nibyo iyo uciye ku mukobwa yambayeho mineho rero abana amatako n'ibindi bindi ariko mba nzi ko nyine kuko iyo Imana kubwira ati ndwaye ino ndwara sinshaka kuyikira umenya ko nyine umenya umuti wayo nyine nuko kwicecekera cyambere nuko atabijyamo nyuma Yaka mu rugo ameze ute ese ni umugabo usanzwe ibyo umugabo asabwa byose arabishobora atabishobora subwo nawe hakora iki ni kuvuga ngo kwitwa umugabo ni iki siko rukuzuye inshingano z'urugo nyine ahubwo zubu nabanyare ntaba naratashye ariko impamvu ngiye hari nuko bimeze neza kandi rega ntago nta muntu inshingano z'urugo zanira keretse umuntu utaraje umuntu washatse bitamurimo utazi cyakujyanye nyine ubwo
byaba nyine bikunaniye. Ariko iyo uzi ko washatse ubikuye ku mutima warashatse, inshingano z'urugo ni inshingano zoroshye cyane. Nta masahani uri bwoze. Burya abagore tugira akazi kenshi mu rugo, nta masahani uri bwoze, nturi bukorope, nturi buhahe, nturi buteke. Gushaka amafaranga yo guteka gusa. Izo nshingano ntabwo zakunanira. Urumva rero ni ibintu byoroshye, keretse udafite gahunda yo kubaka niwe binanira. Ariko kugeza ubu twe tumeze neza, nawe ni kare uzadusore. Ubwo nanjye nzabasura ndebe n'ukuntu mumeze mu rugo, wenda mu bihe biza. Wenda reka twivugire kuri filime. Ni filime, ni iki giteye amatsiko ku buryo umuntu yayikurikirana? Ikintu cya mbere giteye amatsiko ni ukureba Keza na Yaka bakinana, kuko abantu benshi bavuga ko ubukwe butabaye, tutabana, batemera. Bagiye kuri Rwanda Paparazzi TV barebe filime yita ubutumwa bugufi. Iriho urebe noneho niba wenda ibyo twakoze ntabwo wemera, noneho njya muri filime ubirebe kuko nawe birimo. Ariko bya filime bitandukanye n'iby'ubuzima bwacu kuko twabikinnye imbere tutaramenyana bigiye kure. Ariko urumva niho byashyaga bishyira. Namubwira yuko yajya kuri filime yacu akareba. Harimo n'andi bakinnyi batandukanye, dukinana n'abakinnyi benshi. Ariko amatsiko y'aba bantu batemera nibagiye kuri Rwanda Paparazzi TV bagirebe. Noneho numara kureba iyo filime uraza kuza uvuga uti rwa rugo turarwemeye. Ariko ikindi nubwo utarwemera ntabwo njye hano ndi kubemeza. Wemere cyangwa ubyihorere, twebwe turi gukora ibyacu. Ntabwo nkora ngo ntabwo naza mvuga ngo nta mpeta nambaye ngo mvuge ngo ngo baranyica noneho ngo baravuga njyewe kuba ntambaye impeta n'ubushake bwanjye, sibyo. Ntabwo nyambara kugira ngo wowe ngo wemere ngo nkwemeze. Icya mbere wowe nemeje arahari, ntabwo wowe ndi guhatarana ngo wemere ngo ko nashatse. Nose nubyemera biramfasha iki? Icya mbere nta kintu biri kubumfasha. Wabyemera utabyemera nta kintu byamfasha. Niyo mpamvu ntagomba no kuvuga ngo ngomba gukora iki ngiki kugira ngo abantu bemere, kuko ntawe neza rubanda. Hanyuma wenda turebye muri komenti, ntabwo ari komenti mbi ziza, hari n'izindi komenti ziza bavuga ko uri umugore ukomeye, ufite umutima ukomeye ndetse unabigisha. Abo bantu ujya ubakira? Ahubwo reka mbone nko gushimira abo bantu. Nk'uko ubivuze ntabwo abantu bose babona ikintu kimwe, ntabwo babona ibintu bimwe. Ariko ndashimira abantu benshi bakomeje kunyihanganisha. Urabona ndi guca mu bintu bikomeye, abakobwa batama agahenge, abantu bavuga ayo magambo ngo ubukwe bwacu ni ibihuha. Ndashimira abantu benshi bakomeje kunshyigikira bambwira ati gushaka niko bimera, hari abacantege, umuntu wese yahinduka, ati yakazahinduka akomeza urwana iyo ntambara. Ndashimira abantu, kandi abantu benshi biganjemo abamama, abapapa. Nyine urumva hari ababyemera n'abantu bazi uko urugo rumera. Wowe uri kubihakana ntabwo urashaka. Wowe umunsi washatse nawe uzabibona. Wumva ko wowe uravuga ngo Yakango ni umusinzi. Hari igihe wowe washaka umugore w'umusinzi uri munsi ya Yaka, sibyo? Wowe uri kubihakana ntabwo urashaka icicikere. Ushobora kunseka amanuka ngo guseka azamuka. Ni ukuvuga ngo rero kandi ingo ziba zitandukanye. Gusa ndashimira abantu mukomeje kumba hafi mumbwira ko zubakwa, mbikuye ku mutima. Ndabashimiye cyane, mugiye mukomeza mube hafi. Nanjye umutima ukomeye mba mfite gukora muri abo bantu bambwira bati komereza aho ngaho. Ubukwe bwanyu ndumva ni ubukwe bwashimishije abantu ndetse bunavugisha abantu benshi. Hanyuma nyuma y'ubukwe Yaka yongeye gukubitirwa mu kabari. Namwe rero mubamuzi amakuru yose. Ni ukuvuga ngo yagiye mu kabari, bisa nk'uko yajya ahantu kumwe kwamwira bisanzwe. Wa wundi umwe nakubwiye ni umubebe aho yari yaraye, ni nawe n'ubundi niwe n'uwo wabarwaniye mu kabari. Araza musanga mu kabari